nongeye kubasuhuza igitondo cyiza abadukurikiye kuri Kurikira TV mwese bifurije amahoro y'Imana kandi mukomeze kugira icyumweru cyiza. Ndashima Imana kubw'iki gitondo, ndashima Imana no ku bwanyu kuko nibagejeje kuri uyu munota kugira ngo dushobore kuba hano muri uyu musomyi. Hanyuma iyi minsi itambutse ni byinshi bitambutse mu iki cyumweru, byinshi byatambutsemo, hari na benshi bagitambutsemo, ariko kuko tugihumeka icyubahiro ni icy'Imana. Yesu Kristo ahimbazwe. Uyu munsi rero muri umusomyi wacu turasoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 2, turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 10. Reka dusenge isengesho ry'umusomyi. Mwami Yesu, ujesha amaso yacu kugira ngo turebe itangazo by'amategeko yawe wandikishije. Amen. Dusome mu gitabo cyo Kuva igice ni cya 2 tuhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato yapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atumuja we kukazana. Agafunduye abonamo wa mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo ngo amukurerere? Sinajya kuzanira umurera wo mu Baheburayo ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, jyana uyu mwana umunderere. Jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo. Ahinduka umwana we, amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Aya ni amagambo dusomye muri Bibiliya uko Mose yabayeho. Ikibazo batubajije ni ikibazo cya 2 n'icya 5. Ikibazo cya 2 n'icya 5. Ikibazo cya 2 kibaza ngo ibyo nsomye biranyigisha iki ku Mana Data twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera. Icya 5 kikatubaza ngo ese mu byo nsomye harimo icyo Imana yansezeranyije? Mbese mu byo nsomye harimo icyo Imana yansezeranyije? Mu byo nsomye harimo icyo Imana yagusezeranije? Duhere ku kibazo cya mbere, biratubwira uburyo Imana yarinze Mose. Kubaho kwa Mose byari umugambi w'Imana, kandi kuri Yesu Kristo aha uburyo Mose bamuhishe, njye ndumva binyibutsa uburyo Yesu nawe yahishwe
bashaka kumwica. Mose nawe akivuka, kubera yuko yari yatanzwe itegeko ry'uko umwana w'umuhungu wese azajya yicwa, uzajya uvuka wo mu Baheburayo, ahangaha Mose nawe wese ajya kumwisha. Ariko murumva uburyo Imana yamutabaye, arakura, hanyuma bamushyira umukobwa wa Farawo, aba umwana we. Amen. Urumva ko ari umugambi w'Imana. Hanyuma uyu mukobwa nawe wamubyaye wo mu Baheburayo, uruhande rw'umwuka wera, agatwumvisha uburyo umwuka wera niwe wagiye amuyobora ibyo agomba gukora, nawe aramwumvira, kuko Imana yari ifite umugambi kuri Mose. Hanyuma mu kidushura ikibazo cya 5, hano icyo Imana yadusezeranije ni uko hariho kurindwa kw'Imana, kuvuga ngo icyaba cyose, ibyakorwa byose, Imana itarashyira iherezo ku buzima bwacu, ntacyo dushobora kuba. Wowe nkurikiye, Imana itarashyira iherezo ku bugingo bwawe, ubugingo bwawe burarinzwe. Imana itarabushyira iherezo, ntacyo ushobora kuba niyo byamera bite. Amen. Ngiye uri kukubwira, ikamyo yanyuze hejuru iranangiza cyane, ariko Imana yarongeye ingira muzima. Njye saje kamaramo igihe mu bitaro, n'abandi nababwiye ni umunota umwe wajyaga gushira nkumva wagera icyumweru cyose gishize, isaha ajya gushira nkumva hashize umwaka. Nari ndi saje kandi mu bitaro. Iki gihe umutwe wanjye natekerezaga n'akoraga neza, ibindi ntumbaza uko byari bimeze. Ariko Imana yarahankuye, irongera ingira umuntu muzima, inkura mu kagare njya mu mbago, inkura ku mbago insubiza ku maguru abiri. Ubu ndagenda neza, ndi muzima kandi nta natije ndimo. Icyo ni icyubahiro cy'Imana. Amen. Rero Imana ikidufitiye umugambi, ibi byose dushobora kubicamo, ariko tukabona ukuboko kwayo ikaturinda. Nawe ntacyo uzaba igihe cyose Imana ikikurinze. Amen. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Turebe umusomyi hano icyo umusomyi yatubwiye kuri aya magambo. Umutwe batugaragarije cyane ni uvuga ngo umugabo w'umuryango wa Lewi arongora umukobwa wa Lewi. Ababyeyi be Amuramu na Yekebedi biri mu gice cyo kuva igice cya 6 umurongo wa 20, bari bazi ko bari mu bihe bibi, ariko bagira ukwizera ko bashobora kubana bakagira umuryango. Babyaye umwana ku bwa Farawo utaragombaga kubaho. Yaheshwe mu kwizera, tukabisanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 23. Mose ni ishusho ya Kristo wabaye impunzi akiri uruhinja, tukabisanga muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 13. Bombi bavutse mu bihe bibi, abana b'abahungu bahigwaga kandi barindwa mu buryo butangaje. Agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi. Ubushobozi bwa nyina bwo guhisha uyu mwana bwagarukiye ku mezi 3, aho yamujyanye mu rufunzo. Nta cyizere yari afite ko azahakirira, ariko umwuka wamugiriye iyo nama yizeye ko ari nawo uzahamurindira. Jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Guhura kwa Mose n'umukobwa wa Farawo ni gahunda y'Imana.
umwana yarongeye ahuzwa na nyina, maze Imana itangira umugambi wo gukiza ubwoko bwayo. Hari byinshi byaduhize mu bwana bwacu, ariko kuko Imana yari idufiteho umugambi mwiza, ubu turiho. Amina. Tujye twibuka kuyishima. Amen. Hari byinshi byaduhize guhera mu bwana bwacu, ariko ko Imana yari idufiteho umugambi, ubu turiho. Aho ugihumeka wamurikiye muri aka kanya, menye ngo kuba ukiriho Imana ifiteho umugambi. Ndabizi ko nanjye mfiteho umugambi. Reka rero Imana ikomeze kutugirira neza, kandi dukomeze kuyumvira, dukomeze kuyubaha, dukomeze no kumvira umwuka wera utubera ibyo dukwiye gukora. Umwuka wera niwe uza ukatwemeza iby'ibyaha. Niba ari ibyo gukora, umwuka wera kumva umutima wawe hari ikiri kukubwira ko icyo kintu atari cyiza. Menya ko umwuka wera arimo kuza gukora icyo kintu. Hindukira ukore icyo ubona gihesheje Imana icyubahiro, kugira ngo umugambi wawe ukore ibyiza, umugambi wawe waturindiye uzasohore. Icyo nakwifuriza ni uko ku iherezo ry'ubuzima bwawe uzaragwa ubugingo bw'iteka. Nanjye nicyo nifuriza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Data twese wo mu ijuru, Yesu Kristo, umwuka wera bakomeze kubana namwe, kandi bakomeze kubana nanjye, maze dukomeze kugira ibihe byiza duhimbaza Imana. Mugire icyumweru cyiza. Mwami Yesu, ndagushimye ko kongera kutwibutsa kugira neza kwawe. Tugushimiye bwo kurinda kwawe, tugushimiye bw'umugambi wawe mwiza udufiteho. Komeza kudushoboza rero. Ndakwinginze ngo ibyo dutekereza byose ukuremo ibibi, ahubwo ariko ibyiza ubihe gusohora. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Sabiye afite ibibazo bitandukanye, abaye mwami ababazwa n'umubiri, afite ibindi bibazo, ubasange babere igisubizo Yesu Kristo. Data, usanga izina ryawe Yesu Kristo, musubize kuko ari wowe ushobora byose. Musubize ko wumva gusenga kw'abawe. Ibyo twagusaba. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Tugushimira ibyo wadukoreye, tugushimira ibyo uri kudukorera, kandi tugushimira ibyo uzadukorera ko ari byiza. Icyubahiro ni kibi cyawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen.